uhoraho, Mana ikomeye, umutangabugingo, wowe waremye ijuru n'isi, wowe Mana y'igitangaza yarinze ubugingo bwacu mu mimerere itandukanye, wabanye natwe. Kuba turiho ni ubusobanuro bw'uko twitayeho, kandi ubusobanuro bw'uko twitayeho ni uko uduha umugisha wawe tukabona ibyiza mu biganza byacu. Kuri uyu wa mbere, umunsi wa mbere w'icyumweru, tugusabye ngo udukorere ibikwiye, duhe imbaraga ikomeye cyane kugira ngo tubyaze umusaruro amahirwe turi bubone. Tugushimiye uyu mwuka uduhaye, imimerere twaba turimo yose, yaba tubabaye, yaba imitima yacu itsitswe n'ibihe bigoye by'iki kinyejana, yaba turi mu mimerere igoye cyane, nubwo imboni zacu zitabasha guheza kubona ibyiza, ndetse tukabona ko ibintu bigoye cyane, twizeye kuri Imana kandi dutegurira ibyiza biruseho. Turagusabye ngo duhe umugisha biruseho, turagusabye ngo tubumburire amaso tubone ko ari wowe gitangaza, tugusabye ngo twereke ko no mu gihe kigoye cy'ikinyejana ari wowe byiringiro bizima. Uyu munsi duha amahirwe mashya yo gutangira, duha amahirwe mashya yo gukora, duha umugisha wawe, hira ibiganza byacu, dukureho imbogamizi izo ari zo zose zatuma tutaba abana bawe. Reka umugisha wawe usesekare ku byo dukora, nubisesekaraho tuzaba abawe kandi tuzaba twishimye. Turindira iminwa n'imitima bye kugukoza isoni. Tugiye gutangirana imihihibikano y'uyu munsi ndetse n'iki cyumweru cyose. Uzabane natwe, uzaturinde, uzarinda abacu, ufashe abababaye mu bice bitandukanye, imfubyi, abapfakazi, abihebye, abagiye kwiyahura, abagowe n'ibihe by'ikinyejana bose ubereke gukomera kwawe. Abari mu ntambara, ibihugu biri mu ntambara, abari mu mibereho igoye cyane, abo bose ubashyireho ikiganza cyawe babone ko ari we Mana ikomeye cyane. Turi mu kinyejana kigoye cyane, aho tutabasha gusobanura. Tubumburira amaso y'imitima tubone ko ari we gisubizo cyonyine isi ikeneye. Twishimiye ko isezerano ryawe ridakuka, ko mu mimerere yose uzaba uri kumwe natwe, kandi ko udutegurira ibyiza. Uko twaba turi kose turi mu biganza byawe. Uzaduhire muri iki cyumweru, uzahire imirimo y'amaboko yacu, ibikorwa byacu byose, uzaha umugisha ibitekerezo ndetse n'ibyo tuzerekezaho amaboko. Hira imiryango yacu, duhe ituze, duhe umunezero, duhe gushyira hamwe, kandi ubane na buri muntu wese. Nshobora kuba hari ibyo ntagejejeho intekerezo nk'umuntu utekereza hafi, ariko uri Imana ikomeye, nzi yuko ugiye kubiduha. Ikiruta byose, uduhe kubumburira amaso kuri wowe gusa, kugira ngo tuyoberwe n'ubuntu bwawe. Nshimiye Imana y'ubuzima umpaye, kubaduka nkatangira undi munsi mushya. Wongera umpe guhirwa gushya, kandi umpe umugisha wawe. Ibi byose mbisabye mbyizeye mu izina ry'umwana wawe ukunda Yesu Kristo, umwami ndetse n'umucunguzi wacu. Amen.